abangamiye igihugu yego bamwitaho cyane ko burya hari ibintu biba bitangaje. Imana iriho kandi Imana mu kuboko kwayo hari umuntu ushobora kubona ukabona kubangamiye yego, ariko nubwo kubangamiye Imana ikakubuza kumukoraho kikavuga ati mutwara ukundi kuntu ari intouchable. Ushobora no kubwira uti shaka ubundi buryo umugusha neza yego, atuza ariko ibyo arimo kandi ibyo arimo ari bibi pe yego. Ariko hari n'undi muntu Imana ikubwira ngo striking, iryo jambo rirumvikanye striking umuntu. Ndabyumva ngenda byumva bise kabisa hamye nimba adashaka kuva mu nzira arimo ndetse wanabikora Imana ahubwo ikaguhemba yego, ikagushimira bitewe nuko kubera ikintu wakoze. Rero uriya wiyita Apostle Abraham cyangwa se reka tuvuge ko anitwa Apostle Abraham, wasanga Imana yarigeze inamuhamagarira kuba intumwa. Yego, ariko kuba intumwa ni kimwe no gutana n'ikindi. Yego, none se ubwo yabaye intumwa kurenza neza uzajya ubasanga muri ofisi ubabwira uti mu biganire nimushaka mukubitane n'ingumi cyangwa ibarangure murakaranya ariko musohoke mwabirangije. Mwebwe mwaravuga ngo sibyo, ngo nibyo abantu bigira. Ariko uwo muntu uvuga ko tubyigira azabanze yigira intumwa ya Perezida wa Repubulika byonyine nibura nibimuhira azashaka kwigira intumwa y'Imana. Umuntu uvuga ngo turabyigira ni umuntu uzi ko Imana itabaho. Yego, burya umuntu utumva ko Imana iriho kandi ikorera mu bantu ashobora ngo murabyigira. Ibindi wenda bari impamvu za teoloji. Yego, nabati intumwa ni za zindi tuze za kera, ariko siko bimeze, cyangwa se mu myizirange siko bimeze. Rero uriya mugabo yahoze mu Rwanda. Yego, numvise amateka ye bambwira ngo yarokotse genocide. Biratangaje. Se uri kwa genocide nimba ari Rwamagana nimba ari hehe, kubera ko ubuzima bwakugoye. Yego, noneho ugatangira gukora ibigize ibyaha. Yego, bikarangira ugiye mu bihugu by'abaturanyi. Wabona ushaje wenda ntacyo ugezeho, ariko burya ushobora kutagira icyo ugeraho, ariko ugasaza nk'imfura. Yego, abana bawe bakaza ubuse umwana washobora kuba umuntu wubatse etaje 3 muri Kigali, wowe byari byaranze gukunda cyane. Sinzi impamvu umuntu aba yumva yuko bidakunze agomba guhita akora ibidakorwa, akora amabara. So ngira ngo ngiye njya nkurikiye hari ukuntu ureba umuntu ukabona ko bitari byiza. Rero uriya mugabo ntabwo nakunda kumwitaho cyane ko sinanamuzi hambaye, gusa najya numva ibintu binca mu matwi ngo aho ari umugabo witwa Apostle Liliane we turaziranye, twamenyanye batakibana. Noneho mu minsi yashize nari ndi hano iwanjye ngira inzozi. Imana iriho kandi Imana mu kuboko kwayo hari umuntu ushobora kubona ukabona kubangamiye. Yego, ariko nubwo kubangamiye Imana ikakubuza kumukoraho kikavuga ati mutwara ukundi kuntu ari intouchable. Ushobora no kubwira uti shaka ubundi buryo umugusha neza atuza ariko ibyo arimo kandi ibyo arimo ari bibi pe. Yego, ariko hari n'undi muntu Imana ikubwira ngo ntugakunde kubusanya nabwo. Niyo waba ufite ikintu ubona kitameze neza uzajya ubasanga muri ofisi ubabwira uti mu biganire nimushaka mukubitane n'ingumi cyangwa ibarangure murakaranya ariko musohoke mwabirangije. Nuko Hitler yaravuze ngo make the lie big, make it simple, keep saying it and eventually they will believe it. Ngikinyoma gifashe ukakigira kinini cyane, ariko ukajya ukivuga mu buryo busa naho bworoheje, ukajya ugisubiramo buri munsi, ngamaherezo abacyumva bagifata nk'ukuri cyane rwose. Mutabazi urebye nubwo musanze mparitse, ariko undi ni naho nibera, ni naho imodoka irara. Urabona ko yahindutse, nta muntu ukizigenda ameze imodoka mwana. Noneho inywa nk'igifaru naka essence ariko imodoka inywa litiro imwe ku birometero 4 mwana. Wayigendamo essence kuri 3. Abari daje ari igihe leta yahita gufatira kagucaginga ibyaha by'ubujura. Gatese ayo mafaranga uyakurahe n'umuharahoro umuzi warateje ibibazo bikomeye anyagukemanga gate wowe ibintu nkwa ntago ari sawa yanga bikunda ntabwo.
Ize fresh ariko sangiye nayime Imana ukajya mu buzima bw'igihugu none ubuzima bw'igihugu nk'u Rwanda yego rufite amateka dufite n'abayobozi beza dufite ya ntaguza ngo wigira karakajyahe yego none ikibazo wigira karakajyahe unakoresheje izina ry'Imana izina rya apotre yeze neza turahuye njyago urabona buryo duhuyemo ni Imana ibikoze ariko tugomba guhura bamagura arumva kubera ijwi rya ryaje no mu gitondo none nta nubwo ryasohokaga n'umuntu ni imbere navuga nkumva nyine niriri kuvamo yego ariko dushimiye Imana ko dusanze noneho risohoka dusanze ubasha kuvuga hari ibintu byinshi bigira amajwi yego hari igeze gusanga yarandi majwi wavangiwe ariko imenyeye kuvugana n'Imana byo urabimenya yes rero mu nzozi iyo mvuganye n'Imana ndabimenya yego kandi hari byinshi navuganye nayo bikanasohora kandi ibindi bintu navuganye nayo nitegereje ariko nabyo bitari byaza ariko ukabuti kwibaza ntibya bintu twavuganye ntimpakanye ngo ibwire ngo ntacyo navuganye yego byose bikabasha gutuma umenya ko wavuganye nayo ya nkuko umuntu yaba yoreje message n'indi telefone mu nzozi ijwi rirambwira ngo njye kuri mikoro yego yo kwa Claude of course ya hari Imana imbwira ikanambwira YouTube ndi bukoresha yaha irambwira ngo nze kujyayo aryamye ngira inzozi mu nzozi ijwi rirambwira ngo njye kuri mikoro neze neza uzajya ubasanga muri office ubabwira uti gutya mu biganire nimushaka mukubitane n'ingumi cyangwa ibarangure murakaranya ariko musohoke mwabirangije nugera imbere ya kamera uvuga ibikwiye ibiri gukorwa donc igira ukuntu imirongo ngenderwaho yego so rero iyo uri intumwa y'Imana ukajya mu buzima bw'igihugu none ubuzima bw'igihugu nk'u Rwanda yego rufite amateka dufite n'abayobozi beza dufite ntaguza ngo wigira karakajyahe yego none ikibazo wigira karakajyahe unakoresheje izina ry'Imana izina rya apotre neze neza uzajya ubasanga muri office ubabwira uti gutya mu biganire nimushaka mukubitane n'ingumi cyangwa ibarangure murakaranya ariko musohoke mwabirangije nugera imbere ya kamera uvuga ibikwiye ibiri gukorwa donc igira ukuntu imirongo ngenderwaho yego so rero iyo uri intumwa y'Imana ukajya mu buzima bw'igihugu none ubuzima bw'igihugu nk'u Rwanda yego rufite amateka dufite n'abayobozi beza dufite ntaguza ngo wigira karakajyahe yego none ikibazo wigira karakajyahe unakoresheje izina ry'Imana izina rya apotre